Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kunyura mu bibazo by'amateka muri bijyanye na diplomasi n'umutekano mu kuyobora inama y'umutekano muri uku kwezi kwa Nyakanga. Hari ikirego mpuzamahanga cyashyizwe ku Rwanda, imiterere y'umutekano ku bijyanye n'iri ku butaka, ibibazo byinshi ibihe turimo ubu ngubu. Twebwe uyu munsi turatira umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya, turagerageza hamwe kubona ibisubizo kuri ibyo bibazo byose. Bwana Minisitiri, waramutse kandi turagushimira ko wakira ubutumire bwacu. Waramutse, mwakoze madamu. Turagushimira kuko wagize mu buryo bufatika uhereye ku gihe wagiriye kuri uyu mwanya kujya utanga itumanaho ku rwego mpuzamahanga rw'igihugu cyacu. Igihe kandi uyu munsi turareba igihugu cyacu kiyobora akanama gashinzwe umutekano ku isi mu gihe kirenze imyaka 30 ishize. Turagushimiye mu izina rya Repubulika rya Perezida wa Repubulika. Rero ndagushimiye cyane icyo uvuze wifuzaga kuhora tushimira cyane cyane tuyobora n'umuryango. Yego cyane, kandi ushatse kunshimira ushimira Perezida. Yego, urakoze rwose. Bwana muvugizi wa guverinoma, Perezida kuyobora umuryango w'umutekano ku isi nk'uko byemeje, imbaraga z'inyongera ku bimenyetso bifatika, niki wavuga ngo biramarira Kongo? Wizeye ko Kongo izabona iki muri kino gihe cyo kuyobora aka gashami k'umutekano ku isi, na cyane cyane ko dufite ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo? Mbere na mbere tugomba gusobanura kuba mu nama y'umutekano bivuze iki, nitugerayo turakora iki? Ni amahirwe si twarahageze kuko dufite rero abatorewe kuba bahari, kandi ibyo ikindi kintu cy'ingenzi cyane, kandi ku nshuro ya kabiri tuhari. Ubwa mbere byari mu myaka 30 ishize. Kugira ngo tugerayo hari icyasabwe. Urabizi ibyemezo byose bikomeye ku isi bifatwa n'akanama gashinzwe umutekano ku isi, umuryango w'abibumbye. Buri gihe ibihugu bigize inama ngishwanama harimo no gutanga ibitekerezo byabo. Bityo rero ni umwanya w'ingenzi ku rwego mpuzamahanga uza ugatanga ibindi bimenyetso by'inyongera ku nkuru y'ihindagurika. Ntitugishobora rero kuvuga ku mpinduka mu nkuru gusa kuko hari byinshi byahindutse. Perezida wa Repubulika mu ijambo rye ku ngamba za diplomasi, kimwe natwe dufite uruhare muri ibi ngibi mu nama y'uburenganzira bwa muntu mu Busuwisi, naho turiyo, kimwe nuko turi hano uyu munsi. Ariko ni igihe uhari, ni umuntu wiyeguriye gukora diplomasi ya Kongo, kandi reka dukomeze intambara zacu, natwe twitware neza ku ngingo zishishikaje, kubera ko ibyo uyu munsi turavugaho urugero wenda bigaragara ku kibazo cy'amahoro, cyane cyane umutekano, ibidukikije se n'ibindi bibazo byinshi cyane bibasira abagore. Ibibazo bigomba kubonerwa ibisubizo, kandi tukabona n'ibibazo bifitanye isano n'umutungo kamere. Niba ukurikira ibyo Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa uri New York yakoze, afite nanone kuba ari muri iyi minsi arayobora inama, yayoboye inama yitabiriye hariya irebana n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ndatekereza ko tariki 13 nanone iminsi iri imbere azayobora indi nama. Ndatekereza ko 21 Perezida nanone azaba ari hariya ayobora inama y'umutekano. Kubera icyo azaba ari hariya se ni ngombwa kandi hari Minisitiri w'Intebe? Oya, byose ni kimwe, ariko Minisitiri w'Intebe azafite umwanya we, Perezida azafite n'umwanya nawo wo gukora ikizaba cyamujyanye. Ibikorwa byateguwe ku rwego rwo hejuru, kandi byo bisaba ibirenze intego yacu, kuko hari abahagarariye ibihugu zabo mu gihugu muri uriya muryango. Kuva kuri rero Minisitiri w'Intebe tufiteyo, ariko tuzadufite na Perezida, birumvikana bitewe n'ibyapanzwe. Niyo ngaruka ifatika ibi byose bitanga, ni iki twakwitega cyane cyane ku isinywa ry'amasezerano ya Washington mu gihe turi muri kariya kanama? Wenda nitwibagirwe ko ntitwakwiriye gukora uruvange rwa bimwe ngo tubivange n'ibindi. Cyane igikorwa cya diplomasi yihindura imiterere y'uburyo ibihugu bwagaruka ku kumvikana. Urumvikana rero ko impaka zose zihari ushobora kwiyumvisha imibare y'impaka zibera mu nama njyanama y'umutekano, umubare w'ibibazo biri hafi hariya. Ijwi rya diplomasi ya Kongo rirakenewe rero muri ibyo bibazo, kandi cyane cyane kuri ibi muri kuno kwezi ambasaderi zo no mu Kongo uri ku rubuga uyoboye inama. Ibizabona muri iki cyumba ni inkuru mpamo. Ibyo bivuze ko ari igihe cy'amateka rero kiranga diplomasi yacu. Noneho kuri ubu ngubu ku bijyanye n'ibibazo bya diplomasi yacu, ku bijyanye n'ufatanye n'indi bihugu, hari byinshi nanone dushaka kuzabona, nko kurangiza intambara
hitawe ku masezerano ya Washington. Hari ikintu gihoraho gifite icyo kivuze kuri isinywa ry'amasezerano ya Washington. Ni ikihe? Ndakomeza kubikubwira, wenda turanabigarukaho madamu. Ku itariki ya 6 Nyakanga, iminsi 3 inashize nanone, ari yashize imyaka 4 perezida wa repubulika akoze urugendo rwe ku nshuro ya mbere ajya kureba mugenzi we wa Angola muri Rwanda no gutangiza inzira y'amahoro. Ndakubwira imyaka 4, kuko uyu munsi numva abantu bavuga ko perezida wa repubulika yifuza gukoresha imerere y'intambara kugira ngo bimwemerere kuguma ku butegetsi, cyangwa ngo, ariko ibyo ni bibi rwose kumenya ibyo bintu, kubivuga. Utamenya amateka y'iyi ntambara ni akaga. Kuva igihe ibyo byemezo byose bitarakurikizwa se, ntabwo twavuga ko ari bitagenda neza. Oya, itonde. Ugomba kumenya ko imimerere y'intambara dufitanye n'u Rwanda imaze imyaka 30. Urabizi biri guhera biri kuva cyane bitewe n'ikino kibazo, ariko ndabyumva neza kuko igihe twari tukiri batoya cyane ku ishuri batuganiza ku bijyanye n'intambara y'imyaka 100. Ntitwashoboraga kwiyumvisha uburyo intambara ishobora kumara imyaka 100, ikinyejana cyose. Ariko ibyo nibyo turimo guhura nazo kuri intambara zigenda zitugarukaho, zimeze nk'umugozi wizungurije kuri twe. Bakoresheje umuhungu wabo witwa Fidel, umuhungu wabo wa RCD Goma, umuhungu wabo M23 cyangwa se CNDP, n'abahungu bari kumwe na se u Rwanda. Dufite ubushake bumwe gusa buhuriweho, guhungabanya umutekano wa Kongo, kwiba ndetse no gusahura. Ibyo byabaye impamo ku myaka 30 yose. Ndashaka kubibutsa ko igihe hari kongera kubyutsa amakimbirane byatangiye mu Gushyingo kwa 2021 kugeza igihe turimo uyu munsi, ibikorwa by'amahoro byatangiye aho dufite ibyagiye bikorwa nko muri Gicurasi 2022, aho Perezida Lorenzo n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika bagize uruhare guhuza amakimbirane, bituma imyaka inishira. Hari amatariki menshi afite icyo avuze. Twari Rwanda, twari Nairobi, twari Washington, twari Doha, twari gushaka amahoro, kandi Perezida Repubulika yahoraga agaragaza ubushake bwe bwo kugera ku mahoro. Noneho niba iki kibazo cy'intambara gikomeje, ni ukubera ko hari igihugu cyitwa u Rwanda cyafashe icyemezo cyo gukomeza gutera umutekano muke mu gihugu cyacu, kuzana intambara mu gihugu cyacu. Ibyo nibyo bihoraho, wenda turabigarukaho. Rero reka mubwire by'umwihariko kuri kino kibazo wambazaga kuri cya Washington, akari cyo mvuga wenda nahoranije. Mu gihe twagombaga gusinya amasezerano y'amahoro, Perezida w'u Rwanda yari arimo gutegura ibikorwa bya gisirikare, cyane cyane gutera Uvira atutse ku karere k'u Rwanda. Nk'uko uyu munsi bimeze, barimo kugerageza ibitero biva ku butaka bw'u Rwanda, akoresha za drone kamikaze, ubwoko bwose bw'ibikoresho zo gutera urupfu gusa. Nibyo biri kuba mu gihe turi Washington, nabyo byabaga. Kandi uyu munsi twagize ikindi nama yabaye tariki 24 Kamena, twagiriye i Londres muri iyi minsi, aho twari dufite inama ya komite y'ubugenzuzi iteganwa n'amasezerano. Ndatekereza kubizi ko amasezerano ya Washington abahuza ari abanyamerika muri kino gikorwa bari bafata igikorwa bose, ribo Kongo n'u Rwanda, baza bakagaragaza imbonerahamwe y'inzira izanyurwamo kugira ngo bakemure ayo makimbirane. Iri ni ishingiro ry'ukuri rya raporo zitandukanye zo ku rwego rw'akazi kuri terrain, ko umuhuza umunyamerika yafashe ibihano u Rwanda, yafatiye u Rwanda ibihano kubera ko u Rwanda ugomba kuzumva. Ni ngombwa kuvuga mu naribonye bwacu kwabanye n'intambara igihe kinini. U Rwanda rwagerageje uko rushoboye kose kugerageza gake cyane, cyangwa se kwita ku buhuza bw'abanyafurika mu buryo bucitse amazi, kubera ko niba u Rwanda bari rwiteguye gutekereza cyangwa se kubaha ubuhuza bw'abanyafurika, twari no kurangiza kino kibazo mu Kuboza 2024 tukirangirije Rwanda. Ariko ibyo nukubera ko nyuma yuko Perezida w'u Rwanda atangije ibikorwa bikubiyemo abasirikari b'u Rwanda bari hagati y'ibihumbi 10 na 15 kwigara umujyi wa Goma. Aya makuru wayakuye he? Iyo mibare wayivanye?
oya dufite imibare, dufite serivisi zitanga amakuru, zitanga imibare. Ntabwo bikiri gusa twe twayibonye, ahubwo uzasoma n'igitabo raporo z'itsinda ry'impuguke zivuga ko barutse kubona cyangwa se raporo yahise gusohora bavuga ko hari ingabo nyinshi z'u Rwanda muri kariya gace. Kandi rero niba muri iki gihe gahunda z'ubuhuza bw'abanyamerika zarafatiye ibihano u Rwanda bishingiye ku mpamvu zayo z'icyizere kibi cyishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington. Ndashaka kubibutsa hano ko inshuro nyinshi abayobozi b'Amerika bamaze bavuga ko u Rwanda rugomba kubaha ibikubiye mu masezerano yanditswe basinye imbere ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bibona ku rundi ruhande birumvikana ko hari ikibazo cya FDLR natwe tugomba kwitaho. Abantu bavuga bati ariko mwebwe nta byinshi mwakoze kuri iki kibazo cya FDLR. Ariko ndakwibutsa ko kuri iki kibazo cya FDLR mu rwego rw'ibiganiro hagati y'uruhande rw'u Rwanda ndetse n'uruhande rwa Congo dukurikije ubuhuza bwa Amerika, twafashe umugambi, gahunda twari twarayisobanuye byitwa icyitwa kuzana agace k'inyungu kuri twese, ahantu hashimishije, aho byagombaga kuba ari ibi guhangana cyangwa se kubanza twabwira abantu kuva mu bikorwa byabo bya kinyeshyamba. Hari inzego twahisemo. Ibintu bitanu wamenya nuko hari uturere twose ngo twigarure tw'ubutaka bwa Congo aba FDL barimo twafashwe n'u Rwanda. Ariko mwemeza inshingano zanyu ko muzajya kurimbura FDL mukabahiga. Yego ku butaka bwacu rwose bagomba kuhava, ariko uturere barimo bariya n'uturere twacu. Ariko si icyo musaba ni iki? Itonde madamu, iyi ni ifasi yacu. Iki kibazo cya FDL ubundi natwe giteye ikibazo. Rero mu masezerano twe twashyizeho umuhigo kugira ngo dukemure kino kibazo. Ntabwo ari inshingano y'u Rwanda guhangana n'iki kibazo cy'umutekano uri imbere mu gihugu cyacu, kuko FDL ngiri imbere mu gihugu cya Congo nikavuga. Ariko se muzabikora? Ntabwo mufite uburenganzira bwo kurimbura zirangabo. Oya ndacyavuga, icyambere cyari ukumanza kumenya ibi, kuko igihe twatangiraga mu kuyobora mu buyobozi bw'akano karere, ndizera ko hari icyiciro cya mbere kirimo kugenda kimenyekana. Niba ngombwa kugira ngo hakorwe ibikorwa, tugomba kureba ibipimo bya nyabyo bikenewe. Birumvikana ko igikorwa kizaba giteguwe neza, ariko ugomba kumenya niki cyatakara bwa mbere. Ese ibi byemwe nabande, cyangwa se turamutse tubabwiye ngo ashyire intwaro hasi bashobora kubyemera? Ni bande babyemeye mbere yuko tutangiza ibikorwa bya gisirikare? Twebwe twitabiriye neza ibikorwa, twarebye inzira ya mbere y'ingenzi yo gushishikariza abagize FDL kurambika intwaro zabo hasi, kandi tukareba neza cyane inzira y'abitagoye kurusha izindi, kandi ibyo bikubiye mu masezerano ya Washington. Nyuma y'iminsi mike gusa tukimara gusinya amasezerano mwarabyiboneye. Gusa ari inama z'umuhuza ari umunyamerika bavuga yuko hakwiye guhagarikwa byinshi. Niba uyu munsi nta terambere twagize muri gahunda y'ibikorwa mu bice duteganya, ahanini biterwa nuko ibikorwa by'intambara bitari ngombwa by'u Rwanda bigikomeje. Ariko guverinoma ya Congo ubere umuvugizi ishinja u Rwanda gute? Ikibazo ni iki? Reka tubikore gutyo madamu, ibyo ndagusobanura uzumve. Twe dukorana mu nzira y'amahoro. Hari umwanzuro 2.7 uvuga ko hakenewe kuboneka kw'inzira. Ibyo dukora twanakoreye Washington, nabyo dukorera i Doha hamwe n'abahungu babo. Rero turimo gukora uruhare rwacu kuko byagaragaye ko nta gisizo gihari cya gisirikare. Ariko ku rundi ruhande ntugomba kwibagirwa ko dufite inshingano zo kurengera abaturage bacu. Ni ukubera ko hari imigambi mibi y'u Rwanda n'abarwanyi bayo. Ntabwo dushobora rero kwemera yuko igisirikare cyabo kiza kigakora ibyo cyishakiye ngo bashyire mu bikorwa imigambi yabo yo gufata ubutaka bwacu. Y'u Rwanda rwateye rushaka gukomeza gutera urupfu ku butaka bwacu. Nibyo rwose inshingano za FARDC ni izihe? Hoya ntabwo ari inshingano za FARDC, ahubwo misiyo yabo ni ukugenzura no kurengera ubutaka bw'igihugu. Ese wanyuze utunyuze mu byo wavuze Angola, uvuga Kenya, uvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uvuga Nairobi.
uvuga Doha, hanyuma vuba ahangaha i Londres. Ibi byose ni ugushaka igisubizo cy'ikintu kimwe, urabona bikora. Ese urabona bivugurura ibijyanye na gahunda iri kubera ku butaka y'intambara, intwaro zigashyirwa hasi? Oya, mu buryo bufatika icyo dukora ntiwagirwe nuko ari ingingo eshanu tugomba gushyira mu bikorwa. Mu ntangiriro za mbere wavuze ko dufite icyo twakwita nk'inzitizi zihari. Ntitwibagirwe ibyo dufite nko guhangana n'umutwe wa gisirikari, kandi icyangombwa cyane ni uko tuvuga ngo uhagarike intwaro, uhagarike gukoresha intwaro CSRF, kuko tubona ko nta gisubizo gisirikare cyakemura kino kibazo. Ariko u Rwanda narwo ntabwo ruzumva, niyo mpamvu u Rwanda rwafatiwe ibihano nyine. Ariko ibyo ntibihagije. Yego, ibyo ntibihagije kuko ntabihagarika, ariko byafashwe n'abanyahuza b'Amerika, bakomeza kubona igitutu, bakomeza kubona yuko niba bariya nk'abahuza b'Abanyamerika bazakoresha n'ibindi byangombwa birenzeho. Rero wowe uvuga ko inshingano zanyu nk'ubutegetsi bwa Kongo mwubahiriza ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze. Ariko iyo mubabwiye mbere twaremeje ko tugomba kurengera abaturage bacu, utekereza ko ari iki? Kubera ko twamenye ko nta guhagarika intambara kwigeze kubaho, kubera gusa ko twemeye guhagarika imirwano, ibyo ntabwo bivuze ko tugiye gusiga abaturage rero ngo tubasigire bano bajura, abagizi ba nabi, abaterabwoba. Oya, ngo baze bice abaturage bacu. Ni ngombwa gusesengura ibintu. Dufite uruhare rwa diplomasi rukomeje kujya mbere, kuko dufite gihamya yuko guhuza ibyavuye mu masezerano yatanzwe byananiranye kuri bariya, niyo mpamvu babonye ibihano. Tugomba rero kandi kongeramo hirya ku ruhande rwa diplomasi, tukazanayo uruhande rw'ingabo, kuko twanashyizeho nanone kandi cyitwa ubutabera. Twajyanye urubanza muri CPI, kuko u Rwanda rwakoze jenoside kuva muri 1996 ku butaka bwacu. Ni ibyaha byibasiriye ubwoko, ibyaha byibasiriye inyoko muntu, ibyaha by'intambara. Ibyo byaha byose bifite byashyizwe ku rutonde kugira ngo urwo rutonde ruhabwe urukiko rugomba kwibaryozwa. None n'imyaka 3 ishize, u Rwanda rugomba gukomeza gusubiza ibyo byaha bakoreye ku butaka bwacu. Ibyo byaha byose biba ku baturage bacu tuye muri kara karere. Turakora cyane kugira ngo dukomeze gushyira mu bikorwa umugambi wo gutuma akarere gatekana. Abanyamerika rero nabo barakurikirana urugendo batanga ibihano, kandi ibyo bihano ntabwo ari kuri Amerika gusa, n'umuryango w'ibihugu by'i Burayi bafatiye ibihano iki gihugu. Hari n'ibihano mwabonye bafatiye ikigo cya Gasabo gitunganya zahabu. Ibyo byose biva kuki? Bitewe n'uko ibibazo habi iwacu, kandi iyi zahabu niyo igize 1/2 ku ngingo y'imari y'u Rwanda. Ibikorwa bitemewe n'amategeko bakora hariya ni ibikorwa bitangaje. Rero urabona ko turimo gukora ibyo ari byo byose mu buryo buhamye ku mpande nyinshi, dushyigikira Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi kugira bino bibazo bikemuke. Tuzakomeza gukora uruhare rwacu, kuko uruhare rwa Perezida Kagame w'u Rwanda abona ko kuri iyi nshuro niba atazakora ibyo agomba gukora ngarangize ibibazo ku bwoko bwacu, ku baturage bacu, kuri twebwe birasobanutse kandi biragaragara. Kagomba noneho kuzabona, cyangwa se agomba kubona byinshi. Bagomba kuvana ibirenge byabo ku butaka bwacu, bigaruriye, bakamenya ko nta na santimetero n'imwe ya Kongo bashobora kwigarurira ngo bayiyongereho. None se urugamba rugamije ibyo bituma umwaka umwe Goma imaze gufatwa. Oya, nyumva, igisubizo kiraje. Diplomasi irimo gufata ingamba zayo, ariko tuzanabikora kugera ku gisubizo. Birakwiriye kwitabwaho ko muri iki gihe Abanyarwanda bagenda barushaho kwigunga kurushaho. Kwigunga. Kandi Perezida Kagame yari yitwaye neza nk'uko bavuga ngo Farawo. Uriya avuga muri Bibiliya, uzi neza inkuru ye kundusha, kandi urabizi ko umutima we ukomera. Ariko uko barushaho kugoma, bagarushaho kwinangira, bazarushaho kwiheba. Uzi ikintu kimwe madamu, uriya ni umuntu. Ibyo bivuze ko ari igihe kimwe cyangwa se ikindi gihe wenda nawe yabona kamere y'umuntu imugezeho, kandi ibyo arimo gukora arabimenya. Utamenya ko bigaragaza ahazaza habihe,
hazaza habi ku gihugu, kuko ibihugu byacu byo bizakomeza kuba abaturanyi. Kandi uhereye kuri izi ngingo zihari, ntabwo abanyekongo babaho bitewe n'uburakari bw'u Rwanda, kuko hari igihe kimwe cyangwa se ikindi ibisekuruza by'ejo hazaza by'abanyarwanda bishobora kuzabana neza, cyangwa se bakishyura ikiguzi cy'ibyo barimo gukora. Ibi ngibi rero bizana nanone gushotorana bitari ngombwa, ndetse no kwanga gukurikiza inzira z'amasezerano y'amahoro bashyizeho umukono ngo bemeze rwose iterambere ryo kugera ku bukungu bufatanije mu karere nk'uko twabishakaga, ngo bateze imbere abasore b'abakongomani, abasore b'abanyarwanda, urubyiruko rw'u Burundi, bose bungukire hamwe, kuko akarere k'ibiyaga bigari ntikagomba gufatwa nk'imbohe y'urwego rw'abanyabyaha rwashyizweho na perezida w'u Rwanda. None ikirego cyanyu mwajyanye mu butabera ku rukiko mpuzamahanga mwamagana u Rwanda, ni ibihe bintu bifatika kuri iryo hohotera ry'uburenganzira bwa muntu mwashyikiriza runo rwego, nka Kongo ikavuga ko wenda ntabwo baravuga ku mpuguke za Loni ibyo zavuze, ahubwo nka Kongo mufite ibimenyetso ki mwahuje hanyuma mukajyana kino kirego? Bivuze ko mbere na mbere ugomba kumenya ko mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ariho twagiye, ni urwego rw'ubucamanza rwashyizweho n'umuryango w'abibumbye, ni urwego ruca imanza z'amakimbirane hagati ya za leta, kandi ni u Rwanda ruzacirwaho iteka, kuko rugomba kubihanirwa, rugomba kubona ibihano. Nubwo utafata igihugu ngo uyishyire mu gihugu, ariko bashobora gufatirwa igihano uzerekeye wenda indishyi cyangwa se ibindi muri rusange. Ushaka kuvuga nk'uko byakozwe kuri Uganda? Yego rwose, mu ntangiriro ya manda ya perezida warabibonye ngo twabikoze kuri Uganda. Noneho rero uburyo bwari umusaruro w'imyaka 3 noneho y'akazi. Twebwe dufite itsinda ry'abagabo n'abagore bari kujyana bino birego kandi biza amategeko. Mu gikorwa twakoze none turega Apple, ikaba ifite uruhare runini cyane muri ibyo byombi, itangazamakuru ndetse n'ubutabera buyobowe n'ingufu z'imisoro. Birumvikana ko urwego cyangwa se iki kirego abakiri inyuma mu rwego rw'ubutabera bw'iwacu dufite abahanga nka Profeseri Yvan Mingangi, Profeseri Sylvain Lu, cyangwa se Profeseri Tumba, kandi mu gihe cy'imyaka 3 bakoze akazi ko gukusanya ibimenyetso, amakuru aturuka mu nzego zacu, ariko raporo nazo zituruka kuri ibi. Dufite abatangabuhamya cyane cyane ku busahuzi bwabaye bwo mu bukungu. Mwabonye icyo raporo Human Rights Watch yavuze ku bana binjijwe mu gisirikari n'ibindi byinshi. Kugira ngo dukore iki kirego rero, umusabe bwacu twashyirije urukiko mpuzamahanga rushinzwe ubutabera, turashaka kubona ibyaha by'u Rwanda bifite ibimenyetso hari ababiryozwa, kuko ni ibyaha by'intambara. Kubera ko iyo uteye amashuri, wabonye nk'ibyo bakoze muri Minembwe, bakoresha ndetse n'imbangukiragutabara zigenewe ubuzima bakikoresha mu buryo bwa gisirikare. Ni ukuvuga ngo ambulance zigahinduka ibikoresho bya gisirikare, kandi bagakora ibyaha bimeze gutyo. Ibyo ni ibyaha by'intambara, ibyaha twanditse nk'inkuru z'ubwicanyi bukorerwa ubwoko nka jenoside. Ntiwibagirwe, ntabwo ari uko rwose hari ibyo tutabona. Nuko rero twagomba kubijyanira urukiko. Idosiye nyinshi zisaranganywa cyangwa se zikusanywa mu buryo bwagutse kugira ngo tubone kino kirego uburyo kigomba kuba gikomeye. Turabizi neza ko bizatanga umusaruro witezwe kugira ngo u Rwanda rushobore kwamaganwa, kandi si mu rukiko gusa rw'ubutabera mpuzamahanga, n'ahandi tuzahagera. Vuba aha impuguke za Loni zagaragaje ibimenyetso kuri Joseph Kabila wahoze ari perezida w'iki gihugu, wamaze gufatirwa ibihano n'urukiko rwa Kongo, tashobora kuzabana azaba umuyobozi wa 23 ku mugaragaro. Ite Kongo ifite iki bibonaho, ifite icyo yabikoraho, kandi mu bihe uriho wowe turabona Kabila ashobora kuzazana igisubizo gikomeye cyane gatuma 23 noneho ibingaruka ikomeye cyane ku butegetsi. Perezida wa Repubulika yatubwiye mu kanama 24 atubwira icyo afite aricyo. Benshi barashidikanyaga, ariko Perezida wa Repubulika ndize ko ari we mugabo wamenye amakuru mbere y'abandi benshi. Kandi ibyakurikiyeho ni iki?
zazanye impamvu systématiquement mu buryo budasanzwe kuva muri Gashyantare 2025 toutes les sorties kugaragara ko wahoze ari umukuru w'igihugu dans les sens atanga amafaranga ashyigikira M23 muri umuna wabo. Son frère, Bafite ababyeyi bamwe rega vous dites? kuza muri umuna we, yego muri umuna we, kuko diaboliques. ni umuryango w'abagome. Le père Rwanda, Bafite umubyeyi witwa u Rwanda, ni umuhungu mukuru ari we Joseph Kabila, ndetse n'undi muhungu witwa M23, n'undi muhungu witwa Twirwaneho, undi muhungu witwa Redi Tabara. Rero mu itsinda ry'abavandimwe b'abagizi ba nabi bafite intego imwe rukumbi yo kwica no kurimbura. si ils veulent Rero niba icyifuzo mu rwego rw'ibikorwa by'abanyabyaha b'umuryango wabo ni ukuvuga kongera gutegura ikindi gikorwa, icyo ni ikibazo tugomba guhangana nacyo. Icyo tuzi ni uko ubutabera bwa Kongo ibyo bwavuze bari bafite amakuru ya nyayo gens avec mu buryo bufatika. notre justice, Rero nta muntu ugomba kunenga ubutabera bwacu. les Américains ont Igihe abanyamerika bashyiragaho ibihano dans honoraire kuri wahoze ari perezida Joseph Kabila, une illustration ibyo biha urugero rw'ukuri que nous kw'ibintu twavugaga icyo gihe. quelque chose des Ariko hari ikindi kibi kandi giteje akaga, de nation, ni raporo y'umuryango w'abibumbye ugaragara. c'est que Tugomba gukora byinshi, witonde. Hari bimwe mu bimenyetso bagaragaje, intego y'itsinda ry'abavandimwe bagizi ba nabi père du fils, rikikije se n'umuhungu w'imfura n'umuhungu wa kabiri, c'est d'avoir ni ukugira répondants, abantu bavugana i Kinshasa. des répondants à Kinshasa pour créer Abajijwe ku by'i Kinshasa bagamije gushyiraho uburyo bwo guhungabanya umutekano. Déjà réussi à cibler ou à localiser mais ne vous inquiétez Ariko si ibyo ngibyo urabihamya, ariko ntugire ibibazo byinshi ko hari serivisi zikora tuzi zabo. non. Reba noneho ubu ngubu C'est extrêmement dangereux. ni akaga gakomeye cyane ko bamwe mu bantu ku giti cyabo muri Senko Réagissant sur mu gusubiza impaka ku itegeko nshinga kuri kamarampaka iteganijwe utilise bakoresha les mêmes langages ururimi rumwe que les fils nk'urwo abahungu du père Rwanda. ba papa wabo u Rwanda bakoresha, Si on bakavuga ko a nidufata iri tegeko tukarihindura hari izago, ubusumbane. une conférence, Nari mu nama aho umwe muhagarariye ishyaka ryabo yambajije ati, c'est grave. yambajije ikibazo giteye akaga cyane, Comment des Congolais ngo uburyo abakongomani peuvent intégrer ushobora guhuza dans leur discours mu ijambo ryabo les propos ou les intentions ibyavuzwe, hanyuma akagaragaza mu mvugo ye imigambi qui viennent ikomoka ku muntu wishe abanyekongo bamaze imyaka 30. gouvernement Hari ni ukubera ko wowe na leta yanyu binyuze mu butabera ntabwo mufite wenda ibimenyetso byinshi. Niba iri jambo ryatanzwe n'umuturage Rakimbani ari ijambo rikomeye cyane, ryaba riribise ku bijyanye no gusaba ko itegeko nshinga ridahindurwa. c'est un autre corps Oya, ibyo n'ibindi doit faire son travail. bagomba gukora akazi ke, ariko hano twe turi ku mupaka, sibyo madamu? Chancel entre Kujijinganya hagati y'ibijyanye de la préservation de ce que no kubungabunga ibyo twe dufite. madame, Madamu, nous tous nous n'avons que icyo dufite gusa ni Kongo. moi je ne peux pas Sinshobora kumva que pour des besoins de kubera frustration wenda ibyo umuntu akeneye mu gihe runaka nous en vouloir ushobora kutubwira ibyo ushaka, ugashinja Kisekedi umurakariye, ugashinja Suminwa umurakariye. Ikintu kimwe ni ukudushinja, ariko ikindi kintu et de ne pas contribuer tudashobora no gutera inkunga cyangwa twifatanya nacyo ni ugucamo ibice igihugu cyacu. et c'est vraiment dommage que Kandi birababaje cyane ko ubwoko soit bw'izo mvugo quelques individus aussi butangwa n'abantu bamwe na bamwe objectif de planter bo mu idini ngo hagamijwe dangereux. guteza akaga gusa. Turi mu buryo bumwe, Battre. Et d'ailleurs, kujya impaka biremewe kuri kino kibazo cy'itegeko nshinga, kuko icyo si ikibazo. je veux vous lire Ndashaka kubasomera ibyo perezida wa repubulika yavuze dans son discours mu ijambo rye permettez ku munsi w'ubwigenge. en tout cas Nyemerera je lise, parce que nsome gake cyane kuko ni ingenzi. le président de la République a dit Perezida wa repubulika yagize ati, j'entends les discussions ndumva ibiganiro suscitées autour zabajijwe ku kibazo cy'itegeko nshinga n'amavugurura y'inzego. dans une démocratie Muri demokarasi aucune question nta kibazo cy'inyungu z'igihugu kigomba interdite des réformes kwirengagizwa, mais ariko dans le même temps icyarimwe aucun débat nta mpaka zijyanye n'amasezerano y'ibanze de la nation igihugu cyubakiriyeho être conduit
ashobora la kwemerwa précipitation, la manipulation gukosorwa ou cyangwa se l'obsession politicienne. kuzana La gahunda za Constitution politiki. n'est ni Itegeko nshinga ntabwo ari igikoresho mu buryo busanzwe de convenance. cyangwa se ikintu Elle cyoroshye. organise notre vie commune. Itunganywa n'ubuzima bwacu dusangiye, igatanga icyizere cyo kuringaniza inzego zacu, rishyigikira uburenganzira bw'abaturage kandi rirengera umutekano w'abaturage ba repubulika. Débattre et Ku bw'ibyo rero kubiganiraho bisaba kuganira mu ituze no mu buryo bushyize mu gaciro. transparence. Gukabya no gukoresha imvugo itari yo ntibikwiriye. Ma responsabilité Inshingano zanjye nk'umukuru w'igihugu est garant no kurengera igihugu cyanjye ni ukugira ngo habeho ko haba ibiganiro mpaka l'avenir ziyemeza ahazaza h'igihugu dans le respect de la kandi Constitution, hakurikijwe itegeko nshinga, l'état de droit, amategeko, des institutions inzego et de la souveraineté. ndetse n'ubutegetsi bw'abaturage. Elle est aussi d'écouter Nanone kandi ni ugutegana amatwi, guhumurizanya, gusobanura neza, lorsque cela kandi s'impose. iyo bibaye ngombwa tugashaka andi majwi y'ubwumvikane ku nshingano z'igihugu. Ntabwo ari njye, ni perezida wavuze ibi. Mais en conférence des Ariko bivuga ko mu itangazo yashyize ahagaragara muri Gicurasi yavuze ko nk'abantu wenda bamusabye manda ya gatatu ashobora kuzayigumamo. Ni ukuvuga ngo muri 28 Dans la salle. yego nawe ubwawe wari muri icyo cyumba. Question. Yabajijwe ikibazo cyabajijwe perezida, Soit madame yashubije atitaye ku cyabajijwe n'umudamu chancel. Hari amatora avuga ko yavuye muri Jean-Paul, qui dit que 86% avuga ko 86% z'abanyekongo au président. bafite icyizere perezida wa repubulika. Je viens de vous donner un petit Naguhaye inshamake ntoya depuis que le président de la kuva perezida wa repubulika pour le retour. yiyemeza kugarura amahoro. Ça fait 4 ans. Hashize imyaka 4. Les Congolais ont confiance en lui. Abanyekongo bamufitiye icyizere. 86%. fait ces De quoi? sondages. Non, Ndakoze ibyo ngibyo. c'est un sondage qui a été fait par Aya ni amatora yakozwe n'amatsinda Télé ou groupe y'ababuteri cyangwa se itsinda ry'abashakashatsi rikorera muri Kongo. Ni inzego ziyobowe n'abaturage kandi souvent critiqué. akenshi bakaba banenga ahubwo leta. Mais la vérité, madame, Ariko ukuri madamu uyu munsi ni uko perezida wa repubulika niwe nkingi les yo kwirinda ibikangisho radicalisation byo gucamo igihugu Kongo, ces conditions, il est inenvisageable kandi ibyo ngibyo ntibishoboka que les choses doivent être autrement. gutekereza ibintu nk'ibyo ngibyo. Kandi igitekerezo icyo ari cyo cyose cy'ubumwe, Les locaux et l'équipe, kubera ko intégrité territoriale, ubusugire bw'ubutaka c'est comme ni ingenzi, ni nk'umubiri wawe. si votre Iyo agace kamwe karwaye n'ahandi hose uba urwaye. aujourd'hui nous sommes Bityo uyu munsi cas où turi mu rubanza aho perezida wa repubulika doit agomba c'est lui kuba ari we poursuivre ukurikirana ibyo yatangije. nous avons Urugamba yatangije agomba kurusohoza. adversaire Kubera ko dufite umwanzi ari we Rwanda urimo kwerekana uwo bahanganye imigambi yo kuguma indéfiniment. C'est ça les kuri indéfiniments. icyo gikorwa ubuziraherezo. Nicyo bagamije. Alors qu'est-ce que vous voulez? None se urashaka kuzana iki? N'oubliez pas Tubwire, ntibibagirwe ko perezida wa repubulika yavuze ati rappel jewe sur l'indépendance. nk'uko yabyibukije ku munsi w'ubwigenge, yaravuze ati Ma responsabilité inshingano zanjye nk'umukuru w'igihugu de la nation. ndetse nk'uwo kurengera igihugu ni ukureba neza icyo impaka zivuga ko hazaza h'igihugu cyanjye, Le respect de la kwemeza ibarizwa ry'amategeko, itegeko nshinga, des institutions imiyoborere, inzego n'ubusugire bw'abaturage. aussi d'écouter, None uzumve neza, de clarifier gutuza, gusobanura neza, n'igihe ibyo bibaye ngombwa tugomba gushaka amajwi y'ubwumvikane ku gihugu cyacu. Umva ibyo yavuze. Uyu ni perezida wa repubulika. Ibi bivuze ko hazaba ibiganiro se, kuko abahanganye baza bakacira ku meza. Twabonye abagiye mu Burundi, harimo n'abantu bavuze ko à n'importe quel moment. biteguye kugira ngo baganire igihe icyo ari cyo cyose. Première pour eux, c'est que le Ku cya mbere ni ukurebana na perezida Tshisekedi wavuze ku mugaragaro ko hashobora kuba ihinduka ry'itegeko nshinga. Madamu, démarcation tandukanye ibintu entre ce qui relève d'un hagati y'ibiri mu cyiciro cy'ibiganiro bya politike n'ibiri mu byemezo by'inama nkuru ya guverinoma. Uko byagenda kose ni ngombwa ntugahimbe inkuru mpimbano ku itegeko nshinga droit des mécanismes ubwaryo bifite uburyo rigendwa. Ingingo ya 5 qui créent ikaba le référendum inavugwa ninde utegura referendum. depuis toutes ces années. Cyabaye muri iyi myaka yose. Uko bimeze kose dufite itegeko rigenga amatora. Quand on doit disposer Bigomba kugira itegeko rya referendum. Ndi kuvuga itegeko mbabarira ku byerekeye referendum kuko itegeko rya referendum ni itegeko rigenga referendum. Nibagirwe ibi, amatora ya referendum ntabwo ari ay'ingenzi gusa ku itegeko nshinga, ahubwo no ku gihugu ubwacyo. Kandi dufite uburenganzira bwo kugira icyo tugeraho
niba bibaye ngombwa hatari inama abaturage ku bibazo runaka tuvuze ko abantu bazabikora neza kuri iki kibazo gutera muri referendum bizaba ari yego cyangwa se oya cyangwa se wenda hakabaho kwifata. Noneho rero ntabwo wagakwiriye gushaka hejuru y'imitwe yacu hano kuko wavuze iby'ibiganiro. Ikiganiro na perezida wa repubulika yahoraga ashyigikiye, ariko madamu ndeba mu maso nawe tugiye kugirana ibiganiro n'abaturage ba Kongo, tuzajyana ibiganiro n'abanyekongo bafite ubushobozi bwo kuvuga, bwo kugaragaza inshingano z'u Rwanda, iz'u Rwanda, ibyo buri wese agaragaza igihe atangiye kuvuga, ndetse abanyamerika abafaransa bose bakaba bagaragaje ko u Rwanda rufite umugambi mubi, bakavuga ko ari abatari abakongomani. Ariko none abo ngabo bavugira u Rwanda nibo mushaka kuzana mu biganiro. Abanyekongo batanga ibiganiro bijyanye no guca mu Kongo uduce nibo mushaka kugira ngo tuze kuganira nabo. Tugomba gukorera hamwe tureba iby'ingenzi. Iyo urebye nka Fayulu cyangwa se urebye nka Bwana Mukwege, ibyo avuga si byo, baratwanga se, ariko se urabyumva gutangaza amagambo cyangwa se kwemera kugaragaza cyangwa se gushinja u Rwanda. Igihe cyose hari itangazo rigenwa n'abanyamakuru, hari raporo igenda isohoka, amashyaka ngaha abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ndavuga kubikurikira kuri raporo z'itsinda ry'impuguke ry'inama y'umutekano cyamagana imyumvire y'u Rwanda ku gihugu cyacu. Kuki ayo mashyaka atabikora? Kuki batamagana u Rwanda? Niyo mpamvu raporo y'umuryango w'abibumbye wagaragaje isano iri hagati y'ibibarwa muri perezida wahoze ayoboye kino gihugu, umuhungu w'imfura, na bamwe mu bavandimwe be abafatanyacyaha ashobora kuba afite hano kugira ngo bashobore kugera ku ntego zabo. Urabona madamu, noneho rero hano twebwe twateraniye hafi ya perezida Tshisekedi n'ukora mbere na mbere kugira ngo tubungabunge icyo dufite cy'ingenzi, ubusugire bw'ubutaka bwacu, ubuzima bw'ibanze bwacu. Nta kintu na kimwe kiruta ubudahemuka ku butaka bwacu, kwerekana kimwe ku kindi. Niba dufite umwishingizi muri izi ntambara zo kurinda ubusugire bw'umuryango wacu n'ubusugire n'ubutaka bwacu, uwo mwishingizi ni Tshisekedi. Kandi niba perezida w'u Rwanda afite inshingano yo kutagira icyo ageraho mu gihe Tshisekedi ahari, ntakemwe bikorwa amasezerano ye, ninde ubimubuza? Ni Tshisekedi. Kugira ngo tujye impaka wenda kuvuga ngo reba mu mwaka wa 2028 azagaruka ku butegetsi, ntabwo ari izo mpaka turimo. Impaka bwo zigomba kuza bwa mbere, n'ubuhe buryo dufite, ni gute twarukora abaturage bacu. Icyo ni ukureba kugarura ubusugire bw'ubutaka bwacu. Ibyo byangombye ko ari iby'ingenzi cyane, nimero ya mbere igomba kugena politiki ya Kongo, kuko igihugu ubona ubu abaturage bababaye baho, abasirikare bacu bari gupfira imbere ku mirongo imbere ku rugamba, amafaranga ari gutakarizwa muri biriya bikoresho n'amafaranga y'igihugu. Hari igihe biba ari ibintu by'abazara n'ababyara, nawe ubwawe gutakaza umutungo wawe, gutakaza umuntu wawe ari gupfa bitewe n'ibikorwa by'u Rwanda. Abo bahanganye cyangwa se abari ku Rwanda bo ni bandi? N'abanyekongo. Bagomba rero kubona umukino cyangwa se uruhande rwa Kongo. Bityo rero perezida yagize icyo akora gikomeye cyane, niyo mpamvu ashyigikiye ibiganiro. Ariko rero nitujya muri ibyo biganiro tugomba kugera ku byo dushaka. None se mwiteguye gutanga ishusho imeze ite mu mwaka wa 2028? Ntabwo muzakora ibikenewe. Ndashaka kubwira ikintu kimwe, ntitugomba kuba muri bino bitekerezo bijijisha. Icyo mvuga natangiye kandi kuvuga ndabibutsa intambara imaze imyaka 30. Natangiye mvuga kwihutisha kurangiza intambara byayo mu myaka 4, bikozwe na perezida uriho kandi niwe wabitangije. Ariko tugomba kandi gushimira iyi leta, tugashimira perezida wa repubulika, nubwo madamu imyaka 4 y'intambara ishize babonye minisitiri John Banza ashakishiriza Kongo, wabonye amashusho, wabonye uyu munsi niba ngomba kuvuga ku bintu byinshi. Ku itariki 30 Kamena abonye sitasiyo ya gari ya moshi nshyashya igera ku kibuga cy'indege. Njye sinibuka kuva nkiri muto, wenda byari bihari imbere yuko Marshal Mobutu ava ku butegetsi. Nta wundi wigeze akora nk'ibi ngibi. Ushobora kuvuga ikintu icyo cyose ushaka,
ariko igihugu ubwacyo ntikihindura inzira yacyo. Nubwo twakora ihohoterwa mu burasirazuba, nubwo twatanze ibitambo byinshi, nubwo ari ikiguzi gikomeye, twakomeje kujya imbere. Turi kumwe gutera imbere kubera ubwishingizi bw'ubuzima rusange. Twebwe turimo guhangana n'ibibazo byihutirwa, Ebola, icyorezo karemano. Ariko nubwo bimeze bityo, igihugu kirakomeje. Ndizera ko hano umwe ku wundi yashimangira ibi ngibi ko politiki ifite imbaraga ku bikorwa bikomeye cyane bishyizwe imbere na Perezida wa Repubulika, kandi byagaragaye binyuze ku ngwe zacu ejo bundi ahangaha. Hano bashobora kuvuga bati urashaka kuzana iby'imikino ahangaha, ariko madamu mfite ngewe ubuhamya niboneye mu myaka 4 y'ubwitange. Abakozi ba Perezida wa Repubulika n'abakozi be bose bakoze ibishoboka byose bita no kuri iyi kipe y'umupira. Niyo mpamvu yasohotse ikajya mu irushanwa ry'umukino w'isi, ariko bose ziriwe n'Ubwongereza. Yego urabizi irushanwa riba ari irushanwa. Ubwa mbere uburyo twakoresha kugira ngo twinjire muri ya mikino, nakwibutsa ko twatsinze Senegal yaje hano, twatsinze ibitego 2-0. Twashobora no kunganya, ariko yatumye twuzuza ibisabwa. Hanyuma dufite umusozi umeze nka Karumeli twagomba kuzamuka kwita Abanya-Nigeria, kandi twari dufite undi musozi ukomeye cyane witwa Jamaica. Twinze rwose twerekana imiterere yacu, ntabwo ari igitangaza cyabaye. Aho ngaho twerekanye umwuka w'ingwe, imbaraga no kwirwanaho ndetse no kwihangana, kandi niyo mbaraga Perezida wa Repubulika tubwira. Uyu mwuka w'ingwe bivuze ko uyu munsi nubwo Perezida w'u Rwanda akomeza kutuzana akaga, kazana kuzana abasirikare ku butaka bwacu, ariko maze gutsindwa mu nkuru, kandi tuzakomeza gukora byinshi kurushaho, kandi ibyo birahumuriza. Yatsinzwe cyane mu nkuru, ariko se ku bijyanye n'imirwano, akarere ka Kongo kafashwe ntabwo ari u Rwanda rukafite. Ugomba kubanza kumenya ibi ngibi. Yari afite uburyo agomba guhagarara ku ruhando mpuzamahanga. Igihagararo sinshaka gusubira inyuma ko byabaye ko Kagame yari afite umuhungu hano. Inde Perezida w'icyubahiro wahoze ayoboye kino gihugu ni umuhungu wari uri hano. Urabizi madamu, ingabo ni umubiri, ni roho, ni umwuka. Ibyo ni byo Perezida Tshisekedi yavuze kandi yatangiye kubaka. Kuki utekereza ibyo mu buryo runaka? U Rwanda ngo rurimo kurwana intambara hano kubera ko bafite ubwoba bwinshi. Perezida w'u Rwanda afite ubwoba bw'ubutegetsi uzavuka muri Kongo, uhora ashaka gutuma Kongo itekana. Nibyo nabyo rero ni ibintu, kuko nabazabona uburyo bafata umutungo. Afatanyacyaha b'Abanyekongo rero nabo bagomba kuba bahari nk'igikoresho cyo kuza umutekano muke. Gusa tutegereza kubikemura, kandi Perezida ndatekereza ko yakoze byinshi. Mu minsi iri imbere tuzashobora kugira ubushobozi bw'ingabo zacu zose, kandi kuri uyu munsi menya neza ikintu kimwe: Abanyarwanda bazava ku butaka bwacu batwaye ubusa. Dufite kandi tariki 15 dutegereje, byavuzwe na Marco Rubio, yavuze tariki 15 Nyakanga u Rwanda rugomba kuba rwavuye ku butaka bwa Kongo. Kuri guverinoma ya Kongo ibyo bivuze iki? Ese niki muzabona? Ese u Rwanda nutava muri Kongo ngo rusanzwe rukora ntirweze amasezerano, muzakora iki? Ibyo bivuze ko twebwe turi gukora nk'uko nabikubwiye, turi ku mpande nyinshi: gisirikari, diplomasi, ubukungu, itangazamakuru. Ni ngombwa ko Abanyekongo buri munsi. Navugaga ibyo kuri Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko. Amatora y'intara imaze iminsi arimo kuba, umugabo w'Umunyekongo utuye Diolo yakoze byinshi. Umunyekongo uza muri Kasumbala, menya ko hari ibikorwa biremereye biri kubera i Goma. Ibi birakenewe kuko ikibazo kiri hano madamu, kurokoka k'ubunyangamugayo bwacu n'akarere kacu tukakarokoka ni ngombwa. Icyo nicyo kibazo nyamukuru. Iki si ikibazo gifitanye isano n'umuntu ku giti cye cyangwa se ubutegetsi. Ni ikibazo kijyanye no kurinda ibyo biduhuza twese icyarimwe. Ibendera ryacu, buri wese agomba kujya inyuma y'ingwe, ubwoko bumwe, umwuka w'umukongomani. Twese tugira umwe nk'uw'ingwe. Nuko umwuka wa Kongo ugomba kwerekana guhangana n'iki gitero twatewe na Perezida w'u Rwanda. Wenda kubera ko sinzi hari ibibazo bimwe na bimwe
biri mu banyekongo baherutse bafashe intwaro maze bifatanya na Kagame uretse guhamwa n'icyaha nta gikorwa gifatika gishobora kugaragara. C'est comme ça qu'à Kinshasa, ces discours-là, harimo nanga avuye Kinshasa ajya kwifatanya nabo. Iyo uvuze ku bikorwa bifatika urimo kuvuga iki? est négatif, Ndavuga wenda ku bijyanye no gukoresha imbaraga zidasanzwe associé à Kagame, ce n'est pas mu gahangana n'abanyekongo bose bishyize hamwe na Kagame, seulement avec des lettres de condamnation. haba yenda n'ibirego. Il faut pas oublier une chose, Ntibagirwe ikintu kimwe madamu, c'est que nous sommes un pays. ibyo ni ukubera ko turi igihugu cya Il demokarasi, faut pas oublier. ntubyibagirwe. C'est ce que Donald Trump, le Nous président sommes américain. république démocratique. Twebwe turi igihugu gituruka kuri demokarasi, ntabwo tugomba kwigereranya n'abandi. Turebwa mu buryo bujyanye n'umuhate wacu bwite ku bw'ibyo twakoze. N'oubliez pas que quand il y a Ntukibagirwe ko igihe ibyabaye ku ya 12 zabaga ku mugoroba wa 12 Kamena, Minisitiri w'Ubutabera, Minisitiri Guillaume yasuye Honorable Fayulu Pour à apaiser visiter les les chefs tensions, pour Non, dire, pas ouais, ku mugambi w'urugomo se. dans démocratie. Oya, ni kujyanye na demokarasi. D'où Reka vient tuvuge neza, la violence est inacceptable. ihohoterwa ntabwo ryemewe. À ce titre, Twakoze ibyinshi cyane kuri iyi ngingo, twavuze ko twatanze ibisubizo. Uzi ko turi abantu bakora mu mucyo, on dit sur hari abantu bafite les morts, kuvuga byinshi ku mbuga nkoranyambaga ko hari abapfuye benshi 10, s'il y avait cela. hari bakavuga ibi n'ibindi n'ibindi. Martin Fayulu et les autres. Ariko Martin Fayulu ubwo yavuze yuko muri kumubangamira, Une information hari amakuru amwe ari mu butabera. ça nécessite parce que nous Ubutabera burakenewe kuri twebwe madamu. Iyo hari uwapfuye hagomba kubazwa impamvu yapfuye, kuko atabivuze uyu munsi. manifestation qui a de Iyo hari imyigaragambyo haba hari amakuru y'abapfuye, nk'uko amakuru aturuka muri polisi abivuga, amasoko y'ibitaro. des gens qui sont là qui Abantu bahora bahari, bahora barebuzwa, bagafata umurambo runaka bamuvanye mu rugo yapfuye, des services. bakamuzana ngo yapfiriye mu myigaragambyo. Alors ceux qui ont dit qu'il y a eu 10 morts. Abo rero bavuze ko hari abantu 10 Parce que bapfuye. la difficulté qu'on a c'est que Ku ngorane bafite rimwe na rimwe, ils sont dans l'opposition. abari mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi, kubera ko bari mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi, bafite uburenganzira bwo kuvuga ibintu ibyo ari byo byose bashaka. Mais sur ça spécifiquement, Ariko kuri iyi ngingo il y yihariye, a une information. niba hari iperereza ry'ubucamanza rigamije kumenya ukuri, rigomba kubaho. Ça nous permettrait d'identifier les Ibyo byadufasha kumenya imiryango kugira ngo mais au cas contraire. turebe icyakorwa. Ariko bitabaye ibyo, Être bagomba pas dire tenir des déclarations. hura n'ingaruka nyinshi cyane igihe bateye imyigaragambyo irimo urugomo. C'est pas mais écoutez si la justice est saisie. Ikibazo kirimo gukemurwa n'inkiko, kandi turabona ibyaha ababikoze bose bazabiryozwa byanga bikunde. Qui n'était pas correct pour désorienter les Hari ibitagenda neza nibyo, Comment voulez-vous ariko ugomba kuvuga none tubigenze dute. que la justice n'en tire pas des conséquences? Nta ngaruka ishobora kubaho mu gihe ari akavuyo. Autant nous Ni ngombwa ko dufite inshingano zo kuba twebwe ubwacu nyuma ya Kongo tugira uruhare rukomeye cyane mu guhitiramo de s'opposer à nous abaturwanya cyangwa se guhitamo kuvugana n'abaturwanya mu buryo bwiza hatabayemo guhangana. Messieurs le porte-parole du gouvernement, Bwana muvugizi wa guverinoma, à la fin de turi cette kugana ku musozo w'iki kiganiro. que nous sommes là, vous et moi, Tukiri hano jyewe nawe, intambara zirimo kuba mu kibaya cya Minembwe urazibona. Abaturage b'abanyekongo cyane cyane victoire de Baraka, ababa muri Baraka bafite ubwoba bwinshi ko leta ya Kongo idafata umwanzuro ufatika. Bukavu. Mbese ntabwo biraba nk'ibyabaye Goma na Bukavu. Disent d'abord des Bamwe niko batangiye kubibona. retraités tombés, non. None tugiye gutangira kumva inkuru za tombe. Bamwe tuvuga ati ibi ngibi biraza kugenda bite. je dois vous dire d'abord Tuneye kukubwira mbere na mbere, le Rwanda urwo ni u Rwanda dans cette guerre muri iyi ntambara attention d'arrêter udafite umugambi wo guhagarara, malgré toute la pression nubwo ari igitutu cy'abanyamerika et ne vous y trompez pas. barakomeza. Kandi Des ntukibeshye, choses que je ne peux hari ibintu ntashobora wenda pas nous visiter kuvugira ahangaha, nous organiser ariko twe ntimugashukwe, que twariteguye les Rwandais kugira ngo abanyarwanda bave mu duce twacu burundu. et donc Bityo rero ce qui se passe à Minembwe ibiri kuba muri Minembwe encore une fois nanone illustratif du modèle ni inshamake cy'itegererezo cy'imikorere du président. ya perezida w'u Rwanda. Il a acheté des drones. Yazanye indege zitajya pilote. U Rwanda rufite indege zitajya pilote zarabonetse. Twese twabonye icyo igihugu kirimo kuzikoresha, nk'izihe izo baguze muri Turukiya, indege muri Turukiya, ko natwe twabonye muri kugura izi ndege. Nta kibazo gihari. Dans les cas de Dufite raporo nous avons nous des rapports. zigaragaza ko leta ifite umubano na Turukiya, raporo zimwe na zimwe, kuko u Rwanda rufite umuco wo kubeshyerega, Que c'est pas moi, c'est kuvuga ko atari njye ahubwo ko ari M23, c'est les pères et les fils. ni abahungu na se. M23 Dispose-t-il des drones? ese M23 yabona drone gute? Non. Yazivana gute muri Turukiya? Birashoboka? Oya. Non. La Nibyo mubihuza gute? Ikibazo si icyo ngo tubihuza dute.
kuko biragaragara ko des dispositions que nous dufite ahubwo ingamba turimo gufata muri iki gihe. Je vous parle Ibyo ndimo mvuga ndakubwira ibimenyetso biva de ces matériels ku bisigazwa by'ibikoresho utilisés bya gisirikare byakoreshejwe civils, ku kwibasira abasivili. motards, Wabonye iki? Wabonye abamotari barimo kwibasirwa n'ibindi byose, kuko hari ubushake bwo gukomeza intambara. Rero cette fois-là, Minembwe, kuri iyi nshuro bafashe Minembwe, les fils tueurs, abahungu bawe 23 twirwaneho Red Tabara de forces hostiles. n'itsinda ry'ingabo z'abanzi zikora ibikorwa bibi cyane. Kugeza ryari none Cette année, il y a un communiqué de l'armée qui hari itangazo rya gisirikare ryasohotse, ingabo zamagana guverinoma yanyu kugira ngo, le peuple est abandonné. kuko idatanga ibikoresho bya gisirikare kugira ngo irinde bariya bantu. Hari ibintu ugomba kumenya, nta mukongomani watereranywe, ntugashukwe. Wavuze hano ko intambara ari kwibasa akarere kacu, Que pour tuer des abajura baza kwica gusa, Et il faut faire attention kandi ni ngombwa witonde. que nos militaires s'engagent. Abasirikari bacu bariyemeje, Que les autres hari igihe ibisabwa n'ahandi. Congolais, lorsque Umusirikare wa Kongo ubwo yagiraga ati turakubona ibirimo kuba, njyewe ndaguha nk'urugero, sinshaka wenda kuvuga amabanga y'igisirikari, ariko abantu bakeneye gushimangirirwa yuko duhari. Rero uyu munsi u Rwanda rurimo gukoresha indege zitagira pilote, faire la guerre au Congo, rwabonye ngo rurwanye intambara muri Congo, kwibasira abaturage, ariko byose turabibona, médiateurs américains. n'abahuza b'Amerika barabibona, Et tout ça, kandi ibi byose ntibizaba Dans les ikiza ku Rwanda. on comptabilise des morts. Vous, vous parlez dans les faits. Ugereranije n'abapfa urabona ari iki? vous savez, nous avons Ntugire ikibazo, dit ça plusieurs fois. twabivuze inshuro nyinshi, On peut perdre de dushobora gutsindwa mu ntambara ariko ntituzatsindwa intambara. Quand on regarde Kandi iyo urebye imyitwarire ya perezida w'u Rwanda, navugaga ku myaka ine kugeza uyu munsi, dire qu'il n'a pas envie ibyo bivuze ko adashaka guhagarara. Bikomeje kuba nk'uko byari bimeze, dukomeje kubabara buri munsi, ariko iyo uhanganye n'ikibazo ugomba kumenya ko ukomeye. Iyo ngo ihanganye n'ikibazo ikomeza guhangana, ntabwo icika intege, irihangana. très attention. Niba rero tutabikoze, Le moment twabura n'ikibazo gikomeye ahubwo kurushaho. Monsieur le ministre, il y a des Bwana allégations Minisitiri, que ce soit hari ibirego ku mbuga nkoranyambaga ku bijyanye no kuba hari igisirikare cy'Abafaransa bari kumwe na Red Tabara mu misozi miremire. Repubulika Demokarasi ya Kongo bisa nk'aho nta mvugo isobanutse ifite neza neza kuri Abafaransa muri icyo gitero. Perezida w'Ubufaransa yakiriye abagize 23 barimo gukorana na Paul Kagame, barimo gutegurira imirwano ikomeye cyane. Hagati y'Ubufaransa bwatoye umwanzuro wahuriweho na Loni, ingorane zo kwicwa muri Kongo ko bigomba guhagarara. Ubufaransa butanga intwaro kuri cya gisirikare. Umva, parce que vous savez nous kuko urabizi ndamu, kimwe nuko twiyemeje dans le front avec le Rwanda. mu makimbirane turimo n'u Rwanda, Quand nous nous sommes kimwe nuko twiyemeje kandi niba hari ibiganiro, inkuru yacu porte, c'est parce ifite que nous avons uburemere. basé Dufite inkuru ishingiye basé ku sur kuri, ce que nous disons. ibyo tuvuga, Que les rapports de izo raporo za Loni zigaragaza, ça ne nous surprend pas. ibyo ntabwo biduhangayikishije, ntibinadutangaza, kandi ibyo ntabwo biduha amakuru kuko twamenye amakuru yaho mbere. Deuxième chose, Ikintu cya mbere rero, ikintu cya kabiri, nta makuru dufite. consulter le porte Nabajije umuvugizi w'igisirikare kuri izi ngingo z'umwihariko, twebwe nta makuru dufite ku rwego rwacu présence kuba hari des citoyens abaturage b'Abafaransa cyangwa se imirambo yabo yabonetse ku rugamba. nous avions des Iyo tuba dufite rero ibimenyetso muri icyo cyerekezo, twakwiriye kuba tubigaragaza, que nous sommes dans un kuko rero ntabyo twabona, Deuxièmement, ntacyo twabivugaho. Icya kabiri, ku byerekeye Ubufaransa, il faut ni ngombwa kureba imiterere y'ibintu, parce que dans les plus kuko c'est la France akenshi Ubufaransa mu byemezo byinshi bwagiye bubishyigikira na 2.7 bajya bavuga kuri Ubufaransa ko ngo ikwiriye kuhabwa uburenganzira bwayo, yanditswe n'Abafaransa. Ariko ugomba kurebera hamwe nanjye sorti par exemple kugaragara kwa perezida mu ruhame mu buryo buheruka Macron ari Nairobi des événements sur ntibigaragaza ukuri kw'ibikorwa kuri terrain. soit mieux Wenda bigomba kuba byiza kurushaho parce que les dialogues mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. avec Tuvuga ibiganiro hagati n'u Rwanda, de Washington duhura nabo muri Washington, niyo Abanyamerika rero baha ibihano. Ibyo ni uko hari ubwirinzi bw'ubudahangarwa, kandi mu muryango w'abibumbye Ubufaransa nabwo bukagaragaza sa relation. ko hari ibitagenda neza ku ruhande rw'u Rwanda. Nous on n'a pas de
rero nta twavuga ko u Rwanda rudafitanye umubano n'Ubufaransa, nta kintu na kimwe dufite cyo kubivugaho kuko ntabwo twakwinjira mu bufatanye bw'ibihugu zombi, ariko turimo kureba ibiri kuba mu gihugu cyacu no ku Rwanda rurimo kurenga ku mahame mpuzamahanga, kandi niba Ubufaransa burengera amahame mpuzamahanga bugomba kuba bushoboye kugira imyumvire isobanutse neza nta kujarajara nk'uko bigaragara mu nama y'umutekano no kuri tele igomba kugenda gutyo. Kandi twabibonye ku muryango w'ibihugu by'i Burayi kugira ngo Ufaransa bugire uruhare rwabwo mu gutanga umusanzu mu buryo bunoze kuzana amahoro. Urabizi ko Perezida Macron muri Gashyantare 2025 yari afite yavuze ko ingabo z'u Rwanda muhungu zigomba kuva muri Bukavu. Ntabwo yavuze ku bw'amahirwe, yavuze kuko abizi. Yabwiye Perezida Paul Kagame we wenda mu buryo bwiza yaravuze ati yambwiye ibyo yambwiye biriya ntidushobora rero kubihamya, ariko ndahera kubizemejwe nawe ku giti cye. naho rero ibintu bitarakurikiranwa neza cyangwa se hahindurwa bihinduwe na Perezida w'u Rwanda, icyabaje ni uko agasimba gakomeje kumunga abantu bacu. Ibyo ni ukuri, ndetse n'umuryango wose mpuzamahanga urabyibonera, kuko u Rwanda rukomeje kutugaba ibitero no kurenga ku mahame mpuzamahanga hari n'amategeko arengera uburenganzira bwa muntu. Mu gihe hari urujijo rwinshi muri Emmanuel Macron arimo kugerageza gukora kuri iki kibazo Congo, aho yahuye na Madame Juliane Lumumba ushaka kuzayobora umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, urabona azashyigikirwa na Macron. Nta gitekerezo dufite cyo wenda Ubufaransa buzabirwanya. Congo ntabwo ari ingiye, kandi Perezida Macron yabivuze mbere y'abandi bivuye ku nyamanga mukuru kurenza ko babona undi muyobozi. Inkomoko y'ikiganiro cy'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa ni ingenzi, yego tugiye gikoresha ururimi rw'igifaransa cyane ku isi, ariko urabizi kandidatire yatanzwe na Madame Lumumba irahinduka nk'ikirahure mu buryo umushinga mu gitabo kangurambaga bwa Madame Lumumba. Ni igitabo yavuze ko kugira ngo tugere ku byo dushaka kugeraho no guhuza uyu muryango ari ngombwa kugira ngo ejo hazaza hazaba hahurije hamwe ubufatanye, ubukungu buri kumwe, ndetse icyo tuzi ni uko ashobora kuzabona uyu mwanya wo kwiborera francophonie, agashinga ishuri rikuru rya francophonie rigena amahoro, kandi kazatuma amahoro n'umutekano biboneka. Iyo urebye rero uruhare rwakozwe n'umunyanga mukuru mu bijyanye n'ikibazo cy'intambara muri Burasirazuba bwa Congo, hari ikibazo ubusabe bwaba bukenewe kongerwamo. Ibyo byavuzwe rero inshuro nyinshi, kuba rero tuyoboye la francophonie n'ibindi mubabarire, tugomba guhita tubona iby'ingenzi cyane. Ariko menye ko Mushikiwabo atari umuntu woroshye, ntabwo tujye kujyaho impaka kuri ibyo ngibyo, kuko Perezida Macron azashyigikira. Iyo tugomba kumenya, tugomba kumenya iduhangayikishije twebwe ubwacu, tukamenya ndetse n'uruhare rwa la francophonie. Dufite intego, hari amajonjora, hari ubukangurambaga bwakozwe. Twebwe rero twizera ko ku iherezo ry'izi nzira umukandida wacu azashyirwa mu mwanya ukwiriye kugira ngo ashyire mu bikorwa imishinga myiza afite yateza imbere la francophonie, abaturage bayigize, kongera ndetse n'ubufatanye bw'uyu muryango, ndetse yewe no kubona amahirwe menshi cyane cyane mu by'ubukungu mu rubyiruko rwacu no gushaka akazi. Mu gihe ibihugu byinshi bifite umwihariko mu mateka w'Ubufaransa, twabonye Senegal, Burkina Faso na Mali basa n'abava muri uyu muryango. Congo yo ibonite icyo Macron urabona ni iki? Oya madamu, nk'uko mbikubwira ntukajye muri ibyo, kuko uzi hari inyungu hagati ya za leta. Ntabwo ari ngombwa ko tubikora muri politike nk'uko bariya babikoze cyangwa se abandi babikora, ahubwo tureba icyo twebwe tuzavana muri ubwo bufatanye bwa politike. Uwo ni Patrick Muyaya aganira n'itangazamakuru ibibazo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.